Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Kandi ubwo musanganywe ubukungahazwe muri byose, haba mu kwemera no kuvuga neza, mu bumenyi n'ishyaka muri byose, ndetse no mu rukundo twabatoje, nimukataze no muri iyo ngabire yo kugira ubuntu. Musanzwe muzi ubugiraneza bw'Umwami wacu Yezu Kristu, we mukire wemeye kwigira umukene ari mwe abigirira, ngo abakungaharishe ubukene bwe. Si ukuvuga ko mugomba kwikokora ngo murarwana ku bandi, ahubwo muharanire kuringaniza. Kuri ubwo buryo, icyo akarusho mutunze kizatabarura abari mu bwinazi, maze umunsi umwe icyo nabo bazabarusha kizabatabare mu bukene bwanyu, mukomeze mutyo kuba magirirane. Koko byaranditswe ngo, uwayoye byinshi ntacyo yarengejeho, n'uwayoye bike ntacyo yabuzeho. Iryo ni ijambo ry'Imana.